ubucuruzi bwo kuri internet bwariho abakomisiyoneri benshi, ni isoko ryari ririho abakomisiyoneri benshi, sibyo? Kandi noneho n'umuntu akaba atizeye koko ahantu agiye gushyira product ze, agiye kwamamariza product ze, hari buza abantu babakiriya. Ubwo aho ni ku ruhande rw'abantu bacuruzaga. Ngewe nafataga product nkazipostinga kuri Facebook, nkashyira kuri Instagram, nkashyira kuri Twitter. Ariko yakabaye foto product akazishyira kuri market, kubera yuko byanga bikunda abantu baza kuri market baza ari abantu baje kugura, kurusha uko abantu baje kuri Facebook baza ari abantu baje kureba video zisekeje cyangwa amakuru arimo gucicikana, ibya product akaba atabyitayeho. Ariko niho hantu ho kujya product ku buryo byagabanya cyagiye wa muntu yamaranaga product, kubera yuko iyo afite product abashaka client, kandi umukiriya nawe azaba azi ko hari isoko yakabaye yajyaho kugira ngo abone za product. Murakaza neza bakurikiye Hills Beauty aho muherereye hose, yaba ari mu gihugu mu Rwanda se no hanze yacyo. Dukomeza kubashimira byo mukurikira ibiganiro byacu hano kuri Hills Beauty. Uyu munsi rero tukaba tubafite abatumirwa babiri, ni abajene kabisa b'abarwiyemeza mirimo ndetse n'aba professional web developers. Ubushize twaraganiriye, hari ibiganiro twagiye tugira then mushyira muri comment ko twakongera tukabatumira bakaza bakabaganiriza. So no munsi rero navuze nti rero reka nyarukire Kicukiro ndebe babakope banjye. Bimeze bitese? Amahoro. Biragenda cyane. Batatwibuka katubanze tubiyibutse, nitwa Hirwa. Nkaba nanjye ndi umu IT. Ugashize ubwo badusuraga abantu bose bakurikira 1K Hills, twari twavuze ku bintu bijyanye na virtual world. Virtual world ni system aho abantu bashobora gukorera kuri internet cyane, kubera ko isi iri kwihuta kurusha uko dukorera mu buzima busanzwe. Twavugaga ubu ngubu rero tugiye gutangira, twahereye muri virtual world, twahereye kuri market aho tugiye gukora isoko rikorerwa muri internet, aho umuntu ashobora kuza n'ubundi nk'uko rusanzwe ujya ku isoko ugacirikanya, ukabasha umuntu akakubwira igiciro agurisha y'ikintu, nawe ukabasha kugusubiza n'ubundi system nikigiye gukora. Uzajya uragenda usangeho product umuntu yashyizeho price muciririkanye, harimo chat system cyangwa se uburyo bwo kuba mwaganira mwebwemo ariko muhuriye kuri iyo system kuri market, ukabasha kuba wakiraho comment zawe ukubyumva n'ibigiciro ari kinini ukabimubwira mukaganira, ukabasha kwishyura online cyangwa se wabasha no kujya kuba wajya kumureba bigakunda. Umuntu mbese ni nkaho isoko twarihinduye, aho kugira ngo wenda umuntu ajya gukorera kure cyangwa se afata urugendo rurerure agiye kureba umuntu, uzajya urayipostinga umuntu ase nkaho kuri field n'ubundi yageze aho ukorera. Nuko nguko system yacu imeze ubu ngo tuzanye. Ariko bro, tuzi abantu benshi bakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari Alibaba, hari Amazon, hari izindi zo mu Rwanda zitandukanye, nashatse kwamamaza ko ntago batwishyuye. Itandukaniro agashya kari mu byanyu nakahe? Okay, kugira ngo wenda abantu bazabagira icyizere bayoboke. Urumva nyine izaye zisanzwe zihari, twe ntabwo ari tuvuge abandi ni nka e-commerce baraza bagafata products zawe bakazikuba prodingira, bakaza bakavuga ati uraduha wenda product runaka tuzigiye gutya tuzigucururize uduhe commission. Mu gihe twe umuntu aragenda akifungurira no gushyira iduka ryawe online, uragenda iduka ryawe ukarishyira online ugashyiramo product zawe abantu bakazigura. Ubu ngubu bari muri free trial yo gutangira kugira ngo batestinga rero ku bintu bikora. Tuvuge ngo niba umuntu kandi izindi nibyo nandi kukubwira, iyacu harimo urugero ushobora guciririkanya, nibyo nta hantu byabaga, ukajya ugasangaho product bakakubwira price ugaciririkanya ku buryo ushobora kugabanya cyangwa ukongeza amafaranga bitewe nuko byumva. Ako nagashya ka mbere ko umuntu ashobora guciririkanya. Agashya ka kabiri karimo mu busanzwe wenda ama restaurant n'ibindi bintu, hari nk'igihe nk'ubu ngubu uba wicaye mu kazi umazemo igihe kirekire gukora, ariko ugasanga ukeneye kujya kurya muri restaurant, ugasanga ariko iyo restaurant akenshi wenda usibye WhatsApp n'iki hari igihe umuntu aba atari kuri WhatsApp cyangwa iki, ugasanga kugira ngo umenye information hari n'abantu badakoresha WhatsApp batanabimenyereye cyane, ariko bafite ibyo ayo maduka ayo ma restaurant, umuntu azagera afata restaurant ye yishyireho ijye active
nimara kuba active we nubwo yaba atari kuyikoresha akajya ashyira telefone ku ruhande, noneho umuntu niba agiye kujya muri ya restaurant wenda agiye yatinze ku masaha abandi batangira ibiryo, akabanza akabaza ati se bya biryo birahari ku buryo nshobora kuza nkabibona cyane, niba bihari ukagenda. Uri kumva yo mbese irimo system yo kuba abantu bakominikana cyane, umucuruzi n'umugurisha. Uri kumva nako nagashyaka kabiri, izo wari usanzwe uzi zose wa mugani we tutabamaje ko ntago babyishyuriye, ntago ibyo babigiraga, bo barukuza bakagafata products zawe bakabasha kuzigira. Utundi dushya tubiri turimo, harimo online music store. Ntago ari ukugurisha indirimbo, wowe uzagira uvuga ati hari indirimbo nikundiye, indirimbo zanjye nari nzifite ndazikunda neza, maze kuzikunda ndavuga ati wenda kugira ntazazibura, nkazibikaho, ukajya uzibikaho, ukajya ukaziplay uko ubishaka, washaka ukazidownload ariko ari wowe wazibikiyeho. Iyo ni system ya kabiri irimo muri duhahirane online system. Ku buryo n'ibyo bintu bishyize muri ni application cyane website byombi birahari. Iyo ufashe izo ndirimbo cyangwa se ugashyiramo izo product, ntabwo bitwara umwanya space muri telefone yawe. Iyo system tuzi ko hari ama application ashobora gukora udafite internet muri telefone. Iyo ngiyo bizajya bisaba kuba ufite internet muri telefone. Kuko uri kumva niba ugiye izagira asaba internet, kuko uri kumva niba ugiye kubika music ushobora kuzakoresha imyaka 100, telefone yawe urayihindura. Ariko niba tuvuge nk'uko umuntu amenyereye gukoresha email iyo uyikoresheje uyu munsi cyangwa ejo ugurisha telefone ukagura indi, ukongera ugasubirana iki byo bintu wari ufite kuri email. Natwe n'ubwo buryo ikora hari internet, kuko cyangwa se igomba gukora ruko iconnects kuri internet, kuko nyine uri kumva ntabwo umuntu ashobora kugira ute kuba accessinga data igihe cyose abishakiye, cyangwa se ku accessinga makuru atari uko ibintu bibitse kuri online cyangwa kuri internet. Ubundi buryo bwa kane kugira ngo bamene mugenzi wanjye agira icyo bivugaho, ndavuga nka innovation cyangwa se utuntu dushya dutanizanye, ni uburyo bwa gatanu bwa online games. Uzajya urageraho ukine games ziri free, ntabwo wemerewe kuyidownloading ariko ukayikinira online. Igihe ufite internet uri bored, wenda ntabwo ushaka kuzuza space yawe muri telefone, ariko uzajya urajya online kuri application ukinireho game, nirangira nta space bizatwara muri telefone yawe, nta kintu na kimwe bizigira byangiza. Kandi ikindi kigeretseho cya nyuma ariyo innovation ya gatanu, ntabwo twe kuba umuntu ashyiramo iduka n'abantu bandika ibitabo bagurisha ibintu biri virtual books, ziri virtual nyine, ama PDF, ama document, niba ari nka document wumva ko abantu bakenera, urugero nk'izo gutwara ibinyabiziga. Niba umuntu atwara ibinyabiziga, kuba utwara ibinyabiziga nka bino bitabo bibyigisha, ubifite uburenganzira cyangwa se ubundi buryo ushobora kujya ubigurisha, nabyo wajya ubishyiraho umuntu akishyura akakidownloading akagisoma, nta kibazo. Njya kuri mugenzi wawe Mr. Steven, the idea yavuye hehe, igitekerezo cyo kugira ngo muzane ino system application the website byavuye hehe? Murakoze. Ubundi idea ubwo duheruka twavuze kuri virtual world, ariko icyo twashaka kugaragaza ni uburyo imibereho y'abantu uyu munsi igomba kuba improved. Twebwe dufite amasoko agiye atandukanye mu Rwanda, hari amasoko menshi agiye atandukanye, ndavuga da physical market, Nyabugogo, Kimironko, hehe na hehe hose hari amasoko, hari n'amashopu agiye atandukanye. Ariko uko twagiye twinjira mu isi ya internet, hakiyongeramo n'ikintu cya COVID-19 nacyo cyaje, byagaragaye yuko iteka ryose umuntu adakeneye kuva iwabo Kabuga ngo ajye guhahira muri Nyarugenge. Nyamara ibintu biri muri Nyarugenge, ariko ntabwo iteka ryose ari uko abakeneye kuva Kabuga ngaze ahire muri Nyarugenge, kubera ko akeneye gusavinga igihe n'amafaranga kandi bigakorwa byose atagiye. Ikindi nanone ntago twabonaga yuko umubare w'Abanyarwanda muri noza twari dufite hano, uwo ni umubare munini w'abantu barimo gukoresha iryo soko kuri internet. Bivuze ngo biragoye kubona uyu munsi market iri accessible ku buryo ushobora gusanga ahantu hamwe habasha kugera bano bantu 3 miliyoni n'ibice bangana gutya byose icyarimwe. Bivuze ngo yaba mu buryo bwo kumenyekanisha ibyo umuntu acuruza,
yaba ndetse n'uburyo bwo kugira ngo buri muntu wese abashe gucuruza ibyo afite kandi aho ariho hose, nuko yakaba yakisesinga iyi si ituyeho byibura bariya bantu. Umubare nawo ugenda uzamuka uko imyaka irimo kugenda yiyongera. Ku bushakashatsi bwagaragaje yuko muri 2019 na 2020 biratandukanye cyane. So twarebye rero dusanga ako kavuyo k'amasoko cyo cyari icya mbere. Ikindi cya kabiri n'izindi obstacles zishobora kubaho nk'iza za covid zabayeho, niho igitekerezo cyavuye ku buryo twabonye ko abantu bashobora kubaho muri virtual world, hakabaho virtual market, hakabaho virtual education, zosiga zishoboka cyane. So nibwo twahise tunatekereza why not virtual market itabaho kugira ngo tubashe gusevinga cyagiye, tubashe gusevinga ya mafaranga kandi nanone abantu babashe kumenyekanisha ibyo bafite mu buryo buri rusange. Yego. Okay, tugarutse gatoya, uzajya upostinga ikintuze item yawe ushaka gusellinga, ese uzajya yigura izajya imugeraho gute mu buryo bwa transport? Okay. Kubera ko uri kumva twagerageje nyine kuyisanisha nk'ubuzima busanzwe, wowe uzajya uraganira n'umukiriya muganire ibyo mwumvikanye. Hari uburyo bubiri, niba mwe mwiyumvikaniye ko transport ari mwe murabyikorera, twe nta kintu biturebaho, ariko hari n'ukuntu ushobora kuvuga ati wenda ngiye ntago ndi available cyane, ndayishyura amafaranga platform cyangwa se nkatwe tubikora utwishyura amafaranga, twe product ni kugeraho, nibwo uwo guhaye product azigera abona iki ayo mafaranga. Ariko natwe amafaranga namara kutugeraho nibwo tuzamugira ati deliver, ariko amafaranga atari yatugeraho na deliver. Kandi ikindi kuri uyu nguyu yavuze akantu ko kuvuga ngo amasoko yaramaze kuba menshi bigacanga abantu. Nkuko bivuze twize ku buryo nubwo waba ufite website yawe warayikoze, ushobora gufata link ya product zawe ukabasha kuyishyira muri site yacu na product zawe zikaba displayed cyangwa zikagaragara kuri site yacu ariko ukoresheje website yawe. Bivuga ngo turashaka ko ibintu byose biba kimwe ku buryo niba umuntu agiye gushaka inkweto kandi ashaka no kurya, arashaka inkweto ariko arazanarya, byose ajya bibonera ahantu hamwe muri pricing. Nicyo twageragezaga gukora. Tuzi ko technology muri no minsi nyine iri gutera imbere, ariko ntabwo ari mu buryo bwa bukene nyine mu buryo twifuzamo. Ese nta mbogamizi yuko haba hari umubare munini udakoresha internet mwe mubona ushobora kubangamira ino system yayo? Exactly, ntago twebwe icyo twarebye nkuko twabibonye miliyoni 13. Actually amasoko asanzwe bihasesinga nta kintu gusaba ikindi. Twebwe akano kanya ikintu abantu bakwiye kubanza kumva first ni byiza byo gukoresha iryo soko, kuba waricururizaho no kuba wariguriraho, cyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri nukuba wabibonye imibare iri hagati ya miliyoni 13 na miliyoni 3 uyu munsi zirimo gukoresha internet. Urumva haracyarimo umubare munini w'abantu batagize gute batayikoresha. Ariko nkuko nabikubwiye birimo biragenda bikura, abantu barimo baragenda bumva impamvu ari byo byagakwiye kuba bikoreshwa. So rimwe na rimwe usanga ikintu gituma abantu batitabira ibintu, hari igihe biba bitari comfortable kuri bo, ugasanga nimba wakoreye umuntu ikintu ariko hari ibyo wakoze bibasha kumurimita. Niyo mpamvu twebwe duhahirane ntabwo hari kugira ngo irimite umuntu uwo ari we wese, ahubwo hari kugira ngo yaba umuguzi cyangwa umugurisha, yaba mobile application cyangwa web application abashe kugiraho access. So bigaragara yuko abantu bagenda bagira imyumvire ku mikoreshereze ndetse n'imikorere ya internet. Ibyo rero twebwe biduha amahirwe ko nta mbogamizi izazamo, ahubwo market duhahirane izagenda ikurana n'imyumvire ya buri muntu. Yes. Tuzi ko hari ko umuntu agura ikintu nko kuri Alibaba, sibyo? None cyangwa se ku yandi manoze app store amasoko yo kuri internet. Noneho cyakugeraho man ugasanga it's totally different y'icyo expectingaga. Inkweto usanga igeraye, ikanzu usanga nagiri size, ariko kubera ko ari abo hanze
you don't have the way to request some refunds. Mwebwe igihe abaguzi bazagura ibintu bakabona ntago biri ntago ari byo bari biteze, icyo kibazo muzagikemura gute? Okay, harimo uburyo bubiri cyangwa se nkuko ndi kubivuga mbere nkitangira, harimo uburyo bwa system bwo kuganira. Tuvuge niba ugiye gutuma kuganira ndabyumva, ariko se hari ukuntu ubona ifoto ikagushuka, mu gihe ifoto igushutse waguze ikintu nzagenda gute agashaka guteza ingano? Okay, refund ziremewe, refund zirakorwa. Kubera iki? Twe twakubwiye ko niba uguze ikintu amafaranga akatunyuraho, atari we wiganire cyangwa usanga umuntu ahakorera, twe amafaranga natunyuraho dutanga ya mafaranga cyangwa se tuyaha wa muntu ari uko tumaze guverifyinga ko we wabyemeye wanabigaragaje, nibwo amafaranga mujyaho. Mu gihe bitari byakunda ntago amafaranga ashobora nawe kuyabona. Wenda ikindi kintu nakongeraho, The Lion ntabwo hano hazajyaho amafoto yaremwe. Hari amafoto menshi umuntu ashobora kwicara agashushanya ikanzu, ntago yari amakanzu y'amaremano, ni product zihari. Amafoto azajya afatwa ni amafoto ahari wenda ya foto ashobora gukurwaho background runaka, ariko ni amafoto ya nyayo, ni product za nyazo, kuko ni shop yawe uzajya ushyira hari, ni ibihari. Akenshi umuntu ashobora kuba wenda yayishyiraga ifoto bari, ugasanga iyo ukoze order y'ikintu nibwo bagenda bo bakagikora, sibyo? Ariko uzajya ushyiraho shop yawe y'ibyo ufite. Nimba ari igikapu cyawe ni igikapu ufite, nimba ari inkweto ni inkweto zihari, sibyo? So icyo dushobora kuzadukora nuko tuzagerageza hakajyaho amafoto ya nyayo, aho kugira ngo wenda hajyeho amafoto uragiye downloadinze ifoto kuri internet wishyizeho y'ibintu bidafite aho bihuriye. Ibyo bizatuma ubucanza umukiriya, ariko twe turashaka ko hazajyaho amafoto ya nyayo. Kandi kiyongereyeho nujya ubikora rimwe kabiri tuguha warning cyangwa se tukumenyesha ko bitemewe, uzajya uraba band uveho burundu ntuzongera kuyikoresha. None agaruka ukoresheje, kuko dufata location y'ahantu wayifunguriye, tuvuga ngo ubwo nujya ubikora uzajya urakenera guhindura telefone cyangwa imashini ukoresha kugira ngo wongere kuyikoresha. Tuzajya turabaninga ubwo IP address y'igikoresho ukoresha, niyo uzongera kujya kuri site yacu cyangwa platform yacu. Ese mu buryo bwa payment buzajya bukorwa gute? Hari online payment, hari PayPal, hari debit card, hari mobile money. Mwebwe ntuze yanyu umuntu nashaka kwishyura azajya akoresha ubuhe buryo? Okay, ikoresha nk'uburyo nkabone. Hari master card, visa card, igakoresha systeme ya MTN, ariko uburyo uyu muntu yishyura by mobile money. Ikoresha systeme bita Flutterwave. Izindi ntuza zishobora kujyaho option nka PayPal, ariko wenda mu Rwanda ntago abantu benshi bayikoresha, ariko nagize abiriho. Kandi ntabwo twe ibyo twakoze nibyo twatekerezaga. Nyuma yuko abantu batangiye kuyikoresha bazagenda batubwira feedback, niba twaratangiye gukora ikintu twakongeraho n'ibindi. Iyo umuntu azajya agenda atekereza ko yajyaho, nayo izagira ajyaho. Aka kanya ku isoko ryo mu Rwanda murabona izihe challenge? Okay, kuko ubwanjye challenge za mbere mbonaho no kuba abantu, umuntu ashobora kurangura product, akarangura nka product z'ibihumbi 500 akazimara na mezi 2 atari yagira ute, atari yazigurisha. Kandi hari abandi bantu, rega nubwo twese dukora dushaka inyungu, sibyo? Ariko inyungu nyeya n'inyungu nyinshi byose abari kimwe. Atangira ubona inyungu nyinshi cyarimwe, ariko ushobora kubona inyungu nyeya. Iri soko ntabwo rigiye kuza ngo ryongere demand cyangwa se ryongere ukuntu ibintu byagurishwaga ari byinshi, cyangwa se ngo ribigurishe ku mafaranga menshi. Ikintu rigiye gufasha ngiki nukuza tuvuga ngo niba utafasha umwanya wawe, nibundi tuvuga ugiye gusihahira mu isoko ry'inyamirambo uvuye hano, utega imodoka ya 250 ikujyana, ugatega n'indi kugarura. Ayo nta mafaranga ukoresha. Tuvuga ngo niba ku gicuruzwa waguraga uzajya urongeraho senkani cyangwa 100, kandi ubundi ari gutega imodoka ya 200 tugiye kureba gusa n'igihe utanagura, ukongera ubongeho senkani cyangwa 100, ntabwo uzabuhombye cyane.
n'ubundi twaragerageje nk'uko turi kubivuga twe icyo tugamije ni ikoranabuhanga ry'u Rwanda n'Abanyarwanda turashaka gukora ibintu byitwa virtual world cyangwa se isi yo murandasi isi aho umuntu akora ibintu yakoraga mu buzima busanzwe ariko abikoreye internet ntago bizigera byongera igiciro icyo cyari ikibazo cya mbere cy'uko umuntu yafataga urugendo akagenda kandi agiye gushaka igicuruzwa ntaza ahantu kibarizwa ntaza ahantu giherereye mbese nyine apfuye kugenda gutyo gusa ariko kuri iyi nshuro uzajya urajyaho umenye ngo iri duka abariho na Google Map ku buryo umenya ngo iri duka riherereye hano ugenda ufite direction uzi ngo iki kintu nakibonye cyangwa se nabonye rino duka rifite bino bintu ushobora kutabonamo product ushaka ariko ukabona izijya gusa nk'izo ushaka ukagenda ugiye kukirebayo ariko ukagenda ufite focus ubona n'ahantu ugiye icya kabiri twageragezaga ni ukugira ngo byibura umuntu najya aba afite product nk'uko aranguye product z'ibihumbi 500 niba ashobora kumara ukwezi atari yazicuruza ageze postingaho akazi yakora gusa ni ukugenda wenda postinga ahantu nk'uko yapostinga kuri Facebook wayifotoye ugapostinga link no postinga link ikiza cyayo ngiki cyo kuba izaba iri kuri platform iduka ryawe rizaba rifite price yaryo umuntu arisura akabona products zose ufitemo wagiye postinga bivuga ngo ashobora kuba yarazanywe n'ikintu wenda yanakibura ariko akabona ikindi yakeneye cyangwa akeneye uri kumva ubigufasha ni nkaho irya duka ryawe twariteruye turarimukira iruhande ari kureba ako kanya nicyo ngicyo hari challenge ngenda garuka kuri challenge ebyiri gusa ku kijyanye n'abakiriya uyu munsi ibibazo bafite no kubera yuko bafite abantu babagurishagaho benshi ariko badashobora kubonera byibura za product zose ku isoko rimwe ibyo byatumaga umuntu agira navuga ngo binateza n'ikibazo bari abacuruza kuko nimba ngewe nkeneye ibintu ariko uburyo bwo kubibona bigenda bikaba ikibazo nta witeguye ku explore needs zanjye uburyo bwiza bwo ku explore needs z'umukiriya nuko byibura product zanyu ziba ziri ahantu abasha kugera nicyo kintu cyiza uyu munsi nta bantu babashaga ku explore needs z'umukiriya kugira ngo byibura abashe kuba yazibona kandi ibyo bintu yabaga abikeneye iyindi challenge ihari nanone tubona yuko igomba gusubiza ni kijyanye n'uburyo abantu babonagamo ubucuruzi bwo kuri internet bwariho abakomisiyoneri benshi ni isoko ryari ririho abakomisiyoneri benshi sibyo kandi noneho n'umuntu akaba atizeye koko ahantu agiye gushyira product ze agiye kwamamariza product ze hari buza abantu babakiriya ubwo aho ni ku ruhande rw'abantu bacuruzaga ngewe nafataga product nkazipostinga kuri Facebook nkashyira kuri Instagram nkashyira kuri Twitter ariko yakabaye foto product akazishyira kuri market kubera yuko byanga bikunda abantu baza kuri market baza ari abantu baje kugura kurusha uko abantu baje kuri Facebook baza ari abantu baje kureba video zisekeje cyangwa amakuru arimo gucicikana ibya product akaba atabyitayeho ariko niho hantu ho kujya product ku buryo byagabanya cyagiye wa muntu yamaranaga product kubera yuko iyo afite product abashaka client kandi umukiriya nawe azaba azi ko hari isoko yakabaye ajyaho kugira ngo abone za product urumva tuzaba dusangaho tuje gusubiza those kind of challenges. Thank you so much. Dusoza ndagira ngo mugire icyo mwavuga kuri duhahirane ahantu wayisanga twabonye ngo ne duhahirane ariko ntago tuzi neza ngo urayisanga exactly hehe dusoza. Ubundi nkuko twabivuze abantu bazajya bashyiraho amafoto ni web application now ariko na mobile application ni ukuvuga ngo kuri internet www.duhahirane.com niho hantu hambere wayisanga kandi noneho no kuri Play Store naho iriho ku buryo ugiyeho muri Play Store ugashyiramo duhahirane nayo birangira application uyisanzeho. Okay, iyi ni website platform ifite indimi ebyiri Ikinyarwanda n'icyongereza ariko abantu bayisura bo bazajya barasangaho cyangwa se ururimi ruri default ni Ikinyarwanda ko nyine turi mu Rwanda tugomba kubikorera Abanyarwanda ariko urundi rurimi ruri international cyangwa se abantu bose bashobora gukoresha n'icyongereza nirwo rurimi rurimo.